Bene data bakundwa ndabashuhuje mu izina rya Kristo Yesu umwami wacu mugira amahoro. Ubuntu n'amahoro bibonerwa muri data wa twese bigwire muri mwe. Ngeze ku ngingo ya gatatu ya rya sengesho rya data wa twese. Iyi nteruro ya gatatu rero iravuga ngo ibyo ushaka bibeho mu isi nk'uko bibaho mu ijuru. Yesu yigishije abigishwa be gusenga, arababwira ngo bajye basenga ariko babwire data wa twese ngo ibyo ushaka bibeho mu isi nk'uko biba mu ijuru. Reka turebere hamwe icyo yashakaga kuvuga. Kubera ko data wa twese ari Uwiteka akaba ahoraho ibihe byose, ni Alufa na Omega, nta wamubanjirije nta n'uzamuheruka. Niwe tangiriro kandi akaba n'iherezo. Ni umutegetsi w'ikirenga w'isi n'ijuru kandi akaba n'umuremyi wahanze byose. Ibiboneka n'ibitaboneka byose byaremwe nawe. Yaremye ijuru n'ingabo zo muri ryo, arizo bamarayika, kandi abo bamarayika barangwa no kumvira kumara amaji. Barubaha, obeyisanse, kandi barihuta, bagira ingoga mu byo bakora, rapidite. Donc iyo batumwe, iyo hari ikintu, hari icyo Imana ishaka gushyira mu bikorwa, barakinyarukana, kijya mu bikorwa byihuse. Imana icyo kintu icyo ishaka, ibyo Imana ishaka bibaho mu isi mu buryo butagoranye, navuga bwihuse cyane. Imana data wa twese ishaka ko no mu isi naho bumvira ubushake bwayo batagoranye. Nicyo cyatumye Yesu yigisha gusenga. Aravuga ati ibyo ushaka data bibe mu isi nk'uko biba mu ijuru. Yabonye mu ijuru byaratunganye, abona mu ijuru imyumvire yabo baragikemuye, mu ijuru barabyumva neza, mu ijuru bashaka yuko barubaha bakumvira Imana mu buryo bumaramaje. Ariko kubera ko Satani yahumye abantu imitima, kubera ko ingabo ze, umwanzi Satani n'ingabo zamuyobotse, abadayimoni n'imyuka mibi ikorera mu batumvira Imana, yahumye imitima ya benshi, abahuza umuremyi, baba ibyigenge, bakayoborwa n'ubushake bwabo bwite aho kuyoborwa n'ubushake bw'Imana, ku buryo na benshi basenga, abagize ngo barasenga bafata amasengesho yabo bakaba ariyo, bagafata ubushake bwabo akaba aribwo bashyira imbere kurusha uko bahashyira ubushake bw'Imana. Mbese namwe muzajya kumva, hari igihe muzumva abantu bavuga ngo Mana ngo ndashaka ibi, ngo nutabikora ngo, mbese bagashaka kwereka Imana yuko nitabikora ntacyo baraba bagihuriyeho, ntacyo baraba bagipfana. Mbese bagashaka kuyereka ko banayigumuraho cyangwa bakivumbura iramutse itakoze nk'ibyo bashakaga. Ariko nshuti yanjye, amasengesho yawe ntabwo yaba nk'igihato cyo guhata Imana, ahubwo Imana ireba imbere yawe, ikakurebera ahazaza, imenya ibigukwiriye. Shyira imbere rero ubushake bw'Imana, we kuhashyira ubushake bwawe, kuko Imana ariyo imenya ibigukwiriye. Nujya gusenga ujye uvana irari ryawe mu byo usengera. Mureke ubushake bw'Imana aba ari bwo buba imbere, aba ari bwo mushyira imbere. Mumere nka Mariya yavuze ati ibyo Imana ishaka aba ari byo bimbaho. Dore ndi umuja w'Imana, ibyo uvuze. Abwira marayika Gaburiyeli ati ibyo bagutumye bingirirweho, nubwo ndi umwari nkaba ntari nahura n'umugabo na rimwe, ariko ibyo mwagambiriye, ibyo Imana ishaka ikaba yabigutumye bingirirweho. Gaburiyeli ni marayika nawe mukuru, ariko ushinzwe kujyana ubutumwa
bw'ingenzi cyane ku batuye isi. Nawe afite inshingano ikomeye yo gutwara mesaje. Iyo hari ubutumwa bw'ingenzi ijuru ryageneye isi, Gaburiyeli arabutwara akabuzana ku isi. Muribuka ko yakundaga gutumwa kuri Daniyeli umuhanuzi. Muribuka ko yigeze ajya ku babyeyi ba Yohani Umubatiza, Zakariya na Elizabeti, akababwira ko bazabyara Yohani. Muribuka ko ari nawe wabwiye Mariya ko azabyara Yesu. Ibyo ngibyo ni abafite nawe inshingano zikomeye. Iyo hari mesaje ikomeye cyane iri buhuze isi n'ijuru, ari igikorwa gikomeye, babwira Gaburiyeli bati wowe jyana iyi mesaje, biri mu nshingano ze. Marayika rero Mikayire we nawe ashinzwe gushyira mu bikorwa mesaje, mbese ashinzwe gushyira mu bikorwa ibintu bijyanye n'intambara. Agaragara cyane nawe muri Daniyeli 12, akagaragara muri Ibyaho 12 nanone. Marayika Mikayire we agaragara mu rugamba rukomeye rwo kurwanirira abera, rwo kurwanirira abantu b'Imana. Nawe ariko abo bose babikorera kugira ngo bashyire mu bikorwa imyanzuro ijuru ryafashe. Imana idushakaho iki? Hari igihe Imana ikunyuza mu nzitane igira ngo izakwigishe, ariko abantu bo mu isi ntabwo bashaka kugendera mu bushake bw'Imana, ahubwo bashaka kuba ibyigenge, bakayoborwa n'irari ryabo bwite. Imana ishaka ko tubana amahoro, abatuye isi bose tukabana amahoro, imiryango ikabana amahoro, abagabo n'abagore, abashakanye bakabana amahoro, abana n'ababyeyi bakabana amahoro, abantu bakabana amahoro n'abaturanyi babo. Ariko nimwitegereza mu miryango urasanga abantu badakundana, kandi mu by'ukuri Imana ishaka ko tubana amahoro, buri rugo rubanye amahoro. Buriya n'abantu bateza imivurungano, bagateza umwiryane muri bagenzi babo, n'iwabo nta mahoro baba bafite, mu mitima yabo ntayo baba bafite, kuko ntawe utanga icyo adafite. Ariko iyo umuntu abanye nawe ubwe nibwo ashobora kubana n'abandi. Iyo umuntu abanye nawe ubwe nibwo ashobora guha abandi amahoro. Iyo umuntu afite urukundo, iyo umuntu afite ubugwaneza muri we, nibwo ashobora kubiha abandi. Imana ishaka ko tugira urukundo rutaryarya, tukagira ubumwe butarimo ubwiko, tukagira isi yose igahinduka. Yesu yigeze abwira abigishwa bati muri umunyu w'isi, nimugende muyiryoshye, nimugende mushyiremo icyanga. Isi irabishye, nimuyiryoshye. Ahari urwango muhashyire urukundo, ahari amakimbirane muhagarure amahoro. Imana ishimwe. Imana ishaka ko abantu bose bakizwa bakamenya ukuri, nk'uko biri mu rwandiko rwa mbere rwa Timoteyo igice cya 2:4. Imana ishaka ko abantu bose bakizwa. Imana ishaka ko abagabo n'abagore bakizwa. Imana irashaka yuko abantu bahabwa ubugingo buhoraho. Yigeze Yesu avuga mu isengesho rye rya gitambyi ryo muri Yohana 17, aravuga ngo ubu ni bwo bugingo buhoraho, nuko bakumenya data wa twese, bakakumenya ngo kandi bakamenya n'uwo watumye ari we Yesu Kristo. Imana ishaka ko abantu bakiranuka mu mirimo yose bakora ya buri munsi, bakayikora bakiranutse. Imana ishaka ko tubabera nk'uko nayo ari iyera. Ibyo ni ibintu byanditse mu ijambo ryayo. Imana yigeze ibwira Mika umuhanuzi w'Imoresheti mu gice cya 6:8, iravuga ngo yakweretse icyiza icyo ari cyo, ko ari gukora ibyo gukiranuka no gukunda kubabarira no kugendana n'Imana yawe wicishije bugufi. Kwiyoroshya, kwicisha bugufi mu miterere iranga abamarayika, habamo ibyo bita imirite. Kwiyoroshya, baroroheje mu biranga Yesu, mu miterere nanone ya Yesu. Yaravuze ati ndi umugwaneza kandi ndoroheje mu mutima. Bene data bakundwa, hari usanga umuntu afite umunabi,
umuntu akagenda yagera mu kazi akavuga ati njye naramutse nabi. Oya, wiramuka nabi, wiramuka nabi ntabwo Imana ishaka kuramuka nabi. Erega ugasanga n'abantu babigendeyemo, ukajya mu kazi wagombaga gutanga serivisi nziza, akazi uhemberwa ku kwezi, abantu bagutegerejemo umusaruro, wahagera ukahagera ureba nabi rwose, ureba nk'ikirere cyishimye, ukavuga ati naramutse nabi. Reka sinakubwira, abana bakabigenderamo, bakabura urukundo, bakabura affection ku babyeyi babo, ukavuga ati njye naramutse nabi, ukavuga nabi, umuntu wese ukubaje ukamusubiza nabi, ugusuhuje ukamwikiriza nabi. Mu kazi nta musaruro ushobora gutanga, kandi mu by'ukuri waranditse ugasaba ugahemberwa. Bantu b'Imana, nimutanga ubugwaneza, mugira ubugwaneza, nicyo Imana ibashakaho. Ibyo Imana ishaka ni bibe. Yesu yaravuze ati nubwo akomeye, nubwo ari umwami w'amahoro, nubwo ari umutware utegeka isi n'ijuru, ariko aravuga ati ndi umugwaneza, ntemere kuba abagaragu banjye, munyigireho kuko ndi umugwaneza kandi noroheje mu mutima. Amaze kureba rero imyifatire y'abantu, amaze kureba ukuntu isi imeze, ukuntu abantu bari mu mubi, ukuntu abantu babaye ibyigenge, ukuntu abantu bahugura ntibumve, ukuntu bigisha ntibumve, ukuntu arebye urwego bagezeho kuva mu gihe cya kera, kuva kuri ba Kayini kugeza ku bwa Nowa, kugeza kuri ba Loti, arareba aritegereza, areba abaturage b'i Sodomu n'i Gomora, arareba Abisirayeli bagenda mu butayu imyaka 40 yose kubera kutumvira Imana. Icyo umuntu icyo umubwiye ntabwo ari icyo akora. Uramubwira uti nyura aha, wakacaho, abona kumvira ko abantu ntabwo kumara amaje pe. Kandi Yesu yashakaga yuko tugera kumvira kumara amaje. Arangije aravuga ngo nimusenga mujye muvuga ngo ibyo ushaka bibeho mu isi nk'uko mu ijuru biba. Aravuga ati urugero rw'imyumvire, urugero rwo kubaha abo mu ijuru bariho, aba ariko no mu isi bigenda. Isi iteje ikibazo ku buryo n'Imana ikibazo ifite ni imyumvire y'abantu bari mu isi. Abantu bakaba bazarimbuka bazize kutubaha Imana, bazize kutumvira Imana, bazize kudahindura imitekerereze yabo. Imana idufashe cyane kandi iduha umugisha, iduhana umugisha nawe mwene data wemeye gushyira ubushake bw'Imana imbere kugira ngo uyoborwe n'Imana. Imana ikumpera umugisha mu izina rya Yesu Kristo, amen.